Mwene data ukundwa n'Imana, ndagusuhuje kandi nkwifurije amahoro atangwa nayo. Nongeye kuguha ikaze mu mwanya mwiza twigamo ijambo ry'Imana, kandi ndagushimira ko ukomeje gukurikira ibi byigisho bitambutswa kuri uru rubuga byuzuyemo ukuri kw'ijambo ry'Imana ushobora kubatura umutima wawe kandi kukagutegurira kwakira ubugingo buhoraho. Ejo hashize twabonye Yesu Kristo, umuremyi w'ijuru n'isi, ko yari ari kumwe na Data wa twese igihe baremaga. Twabonye neza mu gitabo cy'Itangiriro mu gice cya mbere ko Data wa twese yafatanije n'umwana we kurema ibyo tubona uyu munsi. Twabonye uburyo isi ya mbere y'icyaha yari yuzuyemo umunezero n'ibyishimo. Buri kintu cyose gishobora kurebeshwa amaso cyagaragazaga urukundo rw'Imana, kandi cyari cyo gutera ababyeyi bacu ba mbere kumererwa neza, bitandukanye n'akaga n'umubabaro tubona uyu munsi, ndetse aho tubona ko ibyaremwe byose byononekaye ugereranije n'ishusho twabonye mu kigwa cy'ejo hashize. Mbese byagenze bite? Icyigisho tugiye kwiga uyu munsi gifite umutwe uvuga ngo umunsi ubabaje ku isanzure ryose. Umunsi ubabaje ku isanzure ryose. Unyemerere tubanze dusenge. Mana yacu, mugenga wa byose, Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje ko wongeye kuduha amahirwe atagira uko asa yo kwiga ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni ukuri, kandi ibyo uhamije byose ni ukuri kuko utajya ubeshya. Bityo igihe twiga amagambo yo mu byanditswe byera, dufite icyizere cy'uko amakuru tuvanamo ari ukuri kuzuye, bitandukanye n'ibyo twerekwa ahandi hatandukanye mu bushakashatsi abitwa abahanga badushyira imbere. Turagushimira ko uri umuremyi wacu, kandi turagushimira ko uri mwiza. Ibyo duteganyiriza byose n'imigambi udufitiye ari myiza kuri twe. Uyu munsi uraturarikira kwiga ijambo ryawe kuko ariho hari ukuri, ariho dushobora kumenyera inkomoko yacu, kandi tukamenya n'umugambi wadushyiriyeho muri iyi si, ndetse n'urwego ruhanitse wifuza kutugezaho. Turagusabye rero ngo ubwo turambura impapuro z'ibyanditswe byera, uduhe Mwuka Wera wasezeranye kugira ngo atuyobore mu kuri kose, kandi atwigishe, adusobanurire. Njye ntacyo ndicyo, ntacyo mfite nabwira ubwoko bwawe bufite inzara n'inyota, ariko ushobora kuvuga unyuze muri njye. Nciye bugufi ngo unkoreshe, kandi ugeze ijambo ryawe kuri buri wese uteze amatwi. Twese uduhereze kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Tubisenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti muvandimwe, tugiye kureba icyigisho gifite umutwe uvuga ngo umunsi ubabaje mu isanzure hose. Mbese uyu munsi ni uwuhe? Uyu ni umunsi w'amateka, kandi ni umunsi wahinduye ibintu byose. Biva mu ipica twabonye ejo bijya mu ishusho tubona uyu munsi. Reka unyemerere dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cyaho cya 5. Turasoma duhereye ku murongo wa 12. Abaroma igice cya 5 ku murongo wa 12 hari amagambo avuga ngo, kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, ni nako urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Kuko bimeze bityo, nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Aya ni amagambo akomeye, kandi ni amagambo ashyira ikinyuranyo ku ishusho twabonye ejo, ishusho y'ubwiza butagereranywa isi yari yambaye muri kiriya gihe, kandi turi kumvamo ibyaha, tukumvamo n'urupfu. Ibyo rwose bitandukanye n'amahoro twabonye ejo, ndetse n'ubuzima bwari bwuzuye ahantu hose, yewe no mu kirere. Rero muvandimwe, aya ni amateka akomeye kandi ukwiye gusobanukirwa. Igihe ababyeyi bacu ba mbere bashyirwaga mu busitani bwiza bwa Edeni, nk'uko twabibonye ejo,
bagombaga gusuzumwa kugira ngo harebwe ubudahemuka bwabo ku Mana. Ababyeyi bacu ba mbere bari bafite uburenganzira bwo guhitamo gukorera Imana cyangwa bagahitamo kutumvira. Imana yatanze umudendezo, kandi niryo hame Imana ikoresha ry'umudendezo wo guhitamo. Rero igihe bari kuba bamaze guhitamo gukorera Imana cyangwa kutumvira, bari kwifatanya n'umwanzi w'Imana n'abantu, cyangwa se bakifatanya n'Imana. Umwanzi w'Imana n'abantu ni Satani. Rero igihe bari kwirengagiza amabwiriza Imana yabahaye yo kumvira, maze bakumvira ijwi rya Satani wavugiraga mu nzoka, ntabwo bari kubura uburenganzira kuri Edeni gusa, ahubwo bari kubura n'ubuzima bwabo. Ibyo Imana rero yabibabwiye kandi ibibahishurira mbere y'uko biba. Rero isomo riruta ayandi Adamu yahawe ryari isomo ryo kwitegeka, kandi ubutwari bwo kwitegeka bwamushyizwe mu biganza. Yahawe ubushobozi bwo gushyira mu gaciro, gutekereza, ndetse ahabwa n'umutimanama byagombaga kumuyobora. Adamu na Eva bari bemerewe kurya ku mbuto za buri giti cyo muri Edeni uretse igiti kimwe. Bari babujijwe kurya igiti kimwe gusa. Igiti cyabuzanijwe cyari giteye amabengeza kandi cyari cy'igikundiro nk'ibindi biti byari mu ngobyi ya Edeni. Ntabwo cyo cyari gifite umwihariko, cyari kimeze nk'ibindi. Cyitwaga igiti cy'ubwenge kubera yuko mu kurya kuri icyo giti Imana yari yarabwiye yuko batazakiryaho igihe bari kukiryaho. Aya ni amakuru tubona mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 ku murongo wa 17. Bari kumenya icyaha ari cyo ubunararibonye bwo kwigomeka. Icyaha ni ukwica itegeko. Rero ubwo bumenyi Imana yari yarabubahishe, kandi iki giti cyiswe igiti cy'ubwenge kubera yuko bari kugira ubundi bumenyi badasanzwe bazi. Umubabaro wari kuza, bari gutakaza Edeni nziza bari barimo, twarabibonye ejo. Kandi si ibyo gusa, ntabwo ariyo bari gutakaza gusa, ahubwo bagombaga gutakaza n'ubuzima ubwabwo. Rero ni ikintu gitangaje gutekereza uburyo isanzure ryose ryitegerezaga amakimbirane yari kugena umwanzuro wa Adamu na Eva, kandi ukagena ayo makimbirane akagena umwanya bagombaga guhagararamo. Mbega ukuntu abamarayika bategeye amatwi babyitayeho amagambo ya Satani, we nk'umoko y'icyaha, ubwo yihinduraga nk'inzoka maze akajya muri Edeni agahindura ubusa itegeko ry'Imana binyuze mu bitekerezo bye biyobya. Ibi byose isanzure ryarabyitegerezaga. Abamarayika barabyitegerezaga batangaye, bibaza uburyo Adamu ari bubyitwaremo, bibaza uburyo iyo couple Adamu na Eva bari bwifate imbere y'amagambo y'ubushukanyi ya Satani. Mbega ukuntu bategereje bababaye uko aba babiri bazitwara ku bishuko by'umushukanyi igihe hazaza ahindura ubusa itegeko ry'Imana ryababwiye ngo ntimurye kuri iki giti. Bibazaga niba Adamu na Eva bari buhitemo kumvira Imana cyangwa bari buhitemo kwiyegurira imigambi y'ubushukanyi. Adamu na Eva bombi baribazaga nimba kuko iby'Imana yababwiye ari ukuri, ariko ibyo babyibajije nyuma y'uko Satani abazanyeho amagambo y'ubushukanyi batera gushidikanya ijambo ry'Imana. Abamarayika nabo bitegerezaga ibyo bumiwe, bibaza niba Adamu na Eva bazimurira kwizera n'urukundo byabo bari bafitiye Imana Data wa twese bakabyimurira kuri Satani. Kandi abamarayika bakibaza niba Adamu na Eva koko bazemera ibinyoma bya Satani nk'aho ari ukuri. Rero uyu munsi wari umunsi ukomeye mu mateka, kandi byarangiye Adamu na Eva biyumvishije ko mu kantu gato nko kurya itunda ryabuzanijwe, ibyo bintu hadashobora kuvamo ingaruka zikomeye nk'iz'Imana yari yarababwiye ko zizavamo. Umushukanyi rero yageze ku ntego ye. Nyamara nubwo ako kantu bakitaga gatoya kari icyaha, ibyo byari ukwica itegeko ry'Imana
ryera kandi ridahinduka, kandi ibyo bintu nibyo byafunguye amarembo, maze umuvumba w'urupfu n'akandi kaga kose batari baranabwiwe byiroha muri iyi si. Bimaze kutwirohaho, nimurebe uko isi yahindutse uyu munsi. Nshuti bavandimwe, nguyu munsi ukomeye mu mateka, mu isanzure ryose, nguyu munsi wahinduye ibintu, nguyu munsi wakomeye mu nkokora umugambi w'Imana, biturutse mu kwemerera uburiganya bwa Satani. Ababyeyi bacu bambere bagakora ikosa, bibwiraga ko ari akantu gatoya, ariko nyamara rikaba ryari ikosa kirimbuzi. Ndagusaba ngo ntukimakaze icyaha ngo nuko ari akantu gato katagize icyo gatwaye. Nubwo akantu kaba ari gato, ujye umenya ko ari ugutandukanya n'iby'Imana, ari ukunyuranya n'iby'Imana yavuze, maze uhitemo kumvira Imana uko byagenda kose. Satani ni kenshi ajya atuzanira ibishuko, ariko yabifubitse mu buryo bigaragara ko ari ibintu bitoya bitagize icyo bitwaye, maze akadukangurira gukora ibyo bintu yerekana ko nta ngaruka zizavamo zikomeye. Nyamara niba ibyo bintu bitandukanye n'ijambo ry'Imana, bikaba bitandukanye n'iri jambo ngo uku ni ko Uwiteka avuga, ibyo bintu uzabitinye kandi ubigendere kure. Uyu munsi rero wahinduye amateka, uyu munsi wahinduye ubwiza bwose bw'isi buhindukamo ububore, kandi uyu munsi niwo munsi warangiye ikiremwa muntu cyose kigiye munsi y'ubutware bwa Satani, nk'uko twabisomye ngo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe ari we Adamu, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu uyu munsi rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Igihe Adamu yakoraga ibi, abamukomotseho bose bavukanye intege nke zo guherera ku cyaha. Ariko nubwo bimeze bityo, reka dushimire Imana ko hari ibyiringiro. Ntabwo Imana yigeze itureka ngo duhere mu buretwa bwa Satani. Imana ubwayo yari ifite undi mugambi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ntabwo umugambi tugiye kuwurebaho nonaha, ahubwo uyu munsi reka tugumane ibi ngibi, maze dusabe Imana kugira ngo iduhe gutsindira aho ababyeyi bacu ba mbere batsindiwe, iduhe komatana n'ibyo yahamije, twizirike ku cyo yavuze, kuko gutandukanya nacyo nubwo cyaba kigaragara ko ari gito, bizana akaga ndetse karuta ako twe dushobora kwibwira. Hari ibintu bito ariko bifite ingaruka kirimbuzi. Small things with big consequences. Mu kantu gato nko kurya itunda ryabuzanijwe, ntabwo batekerezaga yuko bizahindura amateka kuri uru rwego. Uwiteka dufashe, kandi muri uyu mwanya aduhe kumvira ijambo rye, kuko nicyo dusaba. Kandi iyi mbaraga yo kwitegeka yamaze kuyoyoka mu bantu benshi muri iki gihe. Dusaba Imana kugira ngo iyi mbaraga yongere kuyiduha, ibitekerezo byacu bibe bikomeye, bishobora gushyira mu gaciro no gutekereza. Dukoreshe umutima nama wacu kandi utuyobore, tubashe gutegeka uyu mubiri twambaye dukurikije icyo Imana yavuze mu ijambo ryayo. Imana ibigushoboze kandi nanjye ibinshoboze. Nibyo ngusabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Murakoze nshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo, tuva mu byaha kandi tumwitegura, kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none, kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga website abahamyabakristo.org, email info@abahamyabakristo.org.
kuri telefone guteranya 1 karindwi 1 karindwi 8 5 6 6 karindwi 9 karindwi. Abahamya ba Kristo twishimira ababaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Mudufashe musangize inshuti n'abavandimwe iby'iyi miburo. Uwiteka abahe imigisha myinshi.